agakingirizo waba ugakunda cyangwa ukanga, waragakoresheje cyangwa utaragakoresha. Si ubwa mbere waba ukumvishe. Agakingirizo kari mu bintu bikoreshwa cyane ku isi, dore ko nk'umwaka wa 2015 ubushakashatsi bwerekanye ko hakoreshejwe udukingirizo turenga miliyari 18 na miliyoni 600. Udukingirizo tugendwa mu ikofi, mu bikapu, mbese ntawe utagasanga, dore ko habaho n'udutangirwa ubuntu. Nyamara burya hari byinshi bitangaje utazi ku gakingirizo. Ushobora kwibwira ko kazi bihagije, nyamara nubasha kunkurikira muri iyi video hari ibindi bishyashya uragenda umenya utaruzi ku gakingirizo. Bahaye ikaze, ngiyi ni Deriyo Shema TV. Abongeye kubagezaho ibintu 10 bitangaje kandi utaruzi ku gakingirizo. Icya 10, udukingirizo ni utwa kera cyane. Abacukumbuzi b'ibintu bya kera bavumbuye mu buvumo bwo mu gihugu cy'Ubufaransa ishusho y'agakingirizo. Ni ukuvuga ngo iki ni igishushanyo cyako. Bavuga ko iyo shusho ifite imyaka iri hagati y'ibihumbi 12 na 15. Gusa agakingirizo gashaje kavumbuwe muri Suwede, kakaba karakozwe ahagana mu 1640. Kari gakozwe mu mara y'ingurube kandi karameswaga kakongera kagakoreshwa. Kagombaga gutekwa mu mata y'inshyushyu kakongera kagakoreshwa. Icya 9, kukabona byari ingorabahizi. Guhera mu 1928 niho muri Amerika hatangiye gucuruzwa udukingirizo mu byuma byabugenewe, aho wasesekaga igiceri ahabugenewe nako kagasohoka. Mbere yaho wakabonaga ari uko muganga akakwandikiye. Icyakora iyo wemeraga ko uri indaya waraduhabwaga batakugoye. Icya 8, udukingirizo twari twarakoreye kurwanya mburugu. Mu kinyejana cya 16 mu Butaliyani, umugabo witwaga Gabriele Falloppio ari we witirirwaga Trompe de Falloppio, yakoze ubushakashatsi kuri mburugu. Ubwo bushakashatsi yabukoreye ku bagabo 1,100, yabambikaga agakingirizo kabanje kwinikwa mu muti, kandi bose nta n'umwe wigeze yandura mburugu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Aho niho rero bahereye bakora twinshi mu rwego rwo kurinda mburugu. Icya 7, agakingirizo ibyo gakozemo bigenda bihinduka. Ntabwo udukingirizo twa kera twari dukoze nk'utwo tubona ubu ngubu, kandi buri gihugu cyageraga uko gikora utwacyo. Hakoreshwaga amara y'inyamaswa, uruhago, uruhu n'ibindi binyuranye. Nko mu Buyapani ho bakoreshaga ururenda ruva mu gikono cy'akanyamasyo. Agakingirizo ka mbere gakoze nk'utwo tubona ubu kakozwe bwa mbere mu 1920, kakaba karatangiye gucuruzwa mu 1932 n'uruganda rwitwa Durex, icyo gihe twitwaga London Rubber Company. Icya 6 gitangaje, udukingirizo twakoreshwaga inshuro irenze imwe. Nk'uko twabibonye mu 1600 niho agakingirizo katangiye gukoreshwa. Icyo gihe hakoreshwaga udukoze mu mara y'inyamaswa. Kubera ibyo twahendaga rero wasanga udukoreshwa inshuro nyinshi. Kugera mu 1900 igiciro cya kamwe cyanganaga n'igihembo cy'ukwezi kose. Biragoye kubyumvisha, nyamara byageze mu 1950 udukingirizo dufurwa tugikoreshwa. Icya 5, mu kuboneza urubyaro, udukingirizo twasimbuye byinshi. Mu bihugu binyuranye uburyo bwo kuboneza urubyaro harimo ubwo wakumva ugaseka. Nko mu Burayi bigishaga abagore ko udashaka gusama wambara ubugabo buvuye ku kayongwe bikakurinda kuba utasama. Abandi nabo bababwiraga ngo kuzenguruka inshuro 3 ahantu isega y'ingore ihakayanyaye nuko ngo ntibasame. Mu Bushinwa ho niho habaga ibintu bimeze nkaho biteye ubwoba, aho basabwaga kunywa plombe cyangwa se mercure. Iyo batapfaga baburaga urubyaro burundu. Aho agakingirizo kazi ubu ngubu ibi byose byahise bikemuka. Icya 4, udukingirizo twamamajwe n'ibyamamare. Mu 2012 itsinda rya One Direction ryemeye gushyirwa ku byapa n'ibifuniko byamamaza udukingirizo. Gusa ntibashaka ko twakitwa One Direction nk'uko uruganda rwabishakaga. Sibo gusa kuko na Justin Bieber nawe yigize kutwamamaza. No mu gihugu cyacu hari abahanzi bamwe na bamwe muzi bagiye batwamamaza, urugero nka Davis D, nawe n'umwe mu bo twavuga. Icya 3, hari ibindi bintu byinshi udukingirizo dushobora gukoreshwa. Burya agakingirizo gashobora kujyamo amazi yuzuye ijerekani yose ya litiro 20.
gusa ntuzakavomeremo kuko arya amavuta abamo yakanduza amazi. Hari n'amakuru avuga ko mu gihe cy'imvura abasirikare bakoresha udukingirizo bapfuka iminwa y'imbunda, hari n'aho usanga badufatisha imbabura, baduhambiriza ibintu cyangwa se n'ibindi bigiye binyuranye. Icya kabiri, mu dukingirizo hashyizwemo udushya tugiye tunyuranye. Ubu dukingirizo tuboneka mu mabara agiye anyuranye ndetse habaho udukomeye, utworohereye, uduhumuramo pome, udufiteho duhera inyuma, mbese tugiye dufite amabara atandukanye n'imihumuro igiye itandukanye bitewe n'uko abadukoze bagiye babishaka. Ikintu usanga ku mwanya wa mbere ahazaza h'agakingirizo. Kuva ku mara y'inyamaswa kugera kuri utu twacu, agakingirizo kagiye gakorwa mu bintu bigiye binyuranye no mu buryo bugiye bunyuranye. Ubu abashakashatsi bari kugerageza uburyo bakora agakingirizo katagaragara, aho umuntu azajya yisiga amavuta kabasha gukora nk'agakingirizo. Ushimiye wowe wari kurikiye The Real Shema TV, ntuze kureba niba utarakora subscribe, kuyikora kugira ngo ubashe kunogerwa n'ibiganiro nk'ibi tuba tubagezaho by'ubwenge.